twabonye se gukina umunsi umwe nese bashaka none se Agnes none se umugabo wa Nigeria mwigeze mukora ubukwe cyangwa mwabanye bitunguranye cyangwa hari bya bine by'abakobwa babatera inda agahita ajya kwishingira ku muhungu we byagenze ute kugira ajya guca inyuma ese yigeze guteretaho byagenze gute mbere yuko tubana n'umugabo wanjye Nigeria twakoze ubukwe yego ikindi nyine twarafiyasanyije ibintu byose nyine turabyuzuza tugira gute dukora ubukwe ahubwo nuko abagabo batanyurwa bakanga bakajya he mu mahabara none se reka nkubaze ubu yo biba bibi ugasanga aterese noneho iki kizuba mutoyi wawe ese wari kubigenza ute agatereta se murumuna wanjye yego urumva murumuna wanjye we kubera ko yabagaze imico ya Nigeria urumva ntago yari kubikora yari kubyanga kubera yuko azi yuko umugabo wanjye igihe cyose ahora mu mahabara ntago yari kubikora ese muko tukubaze nyiramwiza ese bibaye ngombwa ko Nigeria umugabo wa mukuru wawe agutereta wabyemera konje numva ngafite amafaranga agane amafaranga ntago uyashaka uko wamwigarurira nyene nkuko avuga ati quelque part uzumva amafaranga ntayakeneraho Elia kubera ko Elia ni umugabo wa mukuru wanjye kandi mukuru wanjye nawe afite amafaranga kumva rero mukuru wanjye ngiye ibibazo byanjye byose baga yabirangije niyo mpamvu yavuga yagushaka bano bakobwa bano bo hanze hanga bakeneye amafaranga akaba ari bahunga handa ari masara guhehetaho nta na rimwe ubanza ngiye kuba kubona muranganira na mukuru wanjye yamaze kuba ati usiko ashaka kuba hari ikintu yamubwiyeho ushaka kuba hari ikintu yamubwiyeho ubona nyine Elia atanabirimo ibintu byo kuneta kuko igihe cyose azanye